umusore uguca inyuma muri gukundana n'ubundi nimushakana azaguca inyuma. Umusore ukundana n'umukobwa, uwo mukobwa amuca inyuma, n'ubundi nibashakana uwo mukobwa azakomeza guca inyuma. Umukobwa ugusuzugura mukiri gukundana n'ubundi azagusuzugura. Bino bintu hari ibintu bisetsa ngo hoya ngo reka dukundane ngo nzamuhindura. Nta muntu ujya uhinduka ku isi, nta muntu ujya uhinduka. Ibyo wabonaga cyangwa se niba ubana n'umuntu noneho ukamubonaho iyo mico mwarashakanye, ni nako yari ameze igihe mwateretanaga. Ndetse waranabibonye, ahubwo warabibonye urangije uravuga ngo oya ngo buriya azagenda ahinduka. Biragoye cyane kumva akantu kuko nta muntu ujya uhinduka. Nta muntu uhinduka, ntabwo bishoboka. Nta muntu uhinduka, umuntu ahora ari uwo. Ibintu byo guhinduka wibyitega. Ndi kubwira abantu bari mu rukundo noneho cyangwa se batarajya mu rukundo. Birabyo kuvuga ngo ubonye umuntu afite ingeso ngo noneho ngo iyo ngeso ngo uzayimucaho. Urinde se wowe, urinde wo guca umuntu ku ngeso ye? Nta muntu uhinduka. Bityo fata umuntu uri kubona afite bya bindi ushaka cyangwa se yamwifatire ushaka nyine. Naho ibyo byo guhinduka byo ntabyo uzigera ubona. Niba umuhise mubizi ko guca inyuma, ubwo niko nyine bizaba bimeze, niko urugo ruzaba rumeze. Hanyuma ugende unezerwe cyangwa se ujye kurira n'amahitamo yawe. Urakoze cyane, ndagukunda cyane.